muhaye kaze none ku Barenze Life TV. Nuwa mwanya muze mumenyereye tugeze ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye dohote w'impuhwe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Dukomeje mu byisho byacu byiza kandi nkomeza gushima abantu mwese mukomeze kubana natwe mukatwereka yuko mwishimiye ibyigisho, abaduha comments, abadubaza ibibazo, abakora subscribe, abakora share, nukuri turanyuzwe ku bwanyu. Uyu munsi tugiye kurana none icyigisho gikomeye kandi cyiza cyane. Ejo twareberaga hamwe ibimenyetso simusiga bigaragaza umukobwa cyangwa se umugore umenyereye kuryama n'abagabo benshi. Uyu munsi tugiye kureba noneho umugabo umenyereye kuryamana n'umugore urenze umwe. Hari ibimenyetso nawe bimuranga. Ubwo abarambagiza abakobwa abagore murimo mushaka kongera gushaka, rwose ibi ni ibintu mugomba guha agaciro kuko buriya kwirinda biruta kwivuza. Kubana n'umuntu afite imico nk'iyi ngiye kuvuga ntabwo ajya ahinduka. Ni umuntu udahinduka, uvuze ko wazanamuhindura waba urimo kwibeshya. Aho kwica gitera wica ikibimutera. Tugiye kureba rero ibimenyetso bimwe na bimwe biranga uwo mugabo ufite icyo kibazo, kuko ibi bintu yabikora ndetse n'iyo agiye mu rugo rwe akomeza abikora. Ikintu cya mbere ni umubeshyi kabuhariwe. Ni wa muntu muhana gahunda mutarashakana akayica. Iyo agarutse aba afite ibintu byinshi ari bukubwire. Ni wa muntu udakangwa n'ibimenyetso. Niyo agize gutya akakoherereza message cyangwa se screenshot y'ibyo yirirwamo n'aba bakobwa cyangwa n'aba bagore biwe, akubwira yuko rwose atari cyo bishatse gusobanura. Nubwo waba ubona mu magambo y'ibyo bandikirana ubibona n'amaso yawe, akubwira yuko atari byo utekereza. Nshuti yanjye rero, buriya umuntu ukubeshya mutarabana, iyo mwabanye noneho arushaho. Umuntu ukubeshya muri kumwe mu nzu, ku buryo n'ibimenyetso ubibona akakubwira izindi mpamvu, uwo muntu aba afite ikibazo. Gusa muri kumwe mu rugo bitandukanye n'uyo mutarabana hamwe. Ubwo abatarabana rero bafite nk'umuntu nk'uyu nguyu w'umubeshyi, igihe cyose aba afite impamvu. Iyo yishe gahunda, iyo ataguhamagaye cyangwa se nawe wamuhamagaye ukamubura, akaba afite ibintu byinshi cyane agusobanurira. Wowe ujya wumvisha amatwi cyane urebesha amaso. Byanze bikunze igihe kiragera noneho ukabona ukuri nyakuri. Ariko nufata gahunda ukumva neza yuko kubana nawe nta kintu bigutwaye, ubwo ingaruka zizakurikiraho rero uzazirengera. Ikintu cya kabiri, ntabwo ajya ashyira fone hasi. Telefone yiwe igendanwa, ni ukuvuga ngo iba mu mufuka wiwe. Iyo agiye muri dushe aba ari kumwe nayo, iyo aryamye ibiri hafi yiwe, kugira ngo n'umudamu we bari kumwe atabasha kuyikoraho. Unayikozeho biba intambara n'induru cyane. Uramutse ubiciye urwaho ukanayirebamo, ifite password kuri buri muntu wese. Ubwo bishatse kuvuga rero yuko nta muntu ushobora gukora affairs n'uri bwo cyane n'umudamu nta communication. Niyo mpamvu rero phone gukora ariyo akoresha muri communication, najya ashaka yuko hari umuntu ukora kuri iyo phone, kuri iyo telefone. Nta muntu yikoraho, nta muntu ashaka ngo amenye ibyo yandikirana n'aba bakobwa cyangwa se n'abo bagore. Buri mukobwa wese, buri mudamu wese haba hariho password, kugira ngo utazajya n'umunsi umwe byanze bikunze ubasha kuyagute kwinjiramo ukarimenya amabanga yiwe n'ibyo abamo. Ikindi nanone gikurikiyeho ku bya telefone yiwe, ni wa muntu ukora ku buryo ashoboye kose niyo ageze mu rugo phone ye iba silent, kubera yuko ntaba ashaka abantu bamuhamagara, abakobwa cyangwa abadamu bamuhamagara. Ntaba ashaka yuko uzabona ko hari ibindi bintu agiyemo. Nuvuga ngo iyo ageze mu rugo na phone ashobora kuyifunga, iyo atayifunze iba iri silent. Ubwo nshuti yangiye kwirinda biruta kwivuza. Ntabwo umuntu yakubeshya inshuro imwe, ariko igihe kiragera ukamuvumbura. Ariko nanone niba wumva neza utiteguye kugira icyo ukoraho kuri ibyo bintu wamuvumbuye, ntabwo ari ngombwa kujya gucekinga phone yiwe. Yihorere ntunayirebemo, kuko uyirebyemo yakuturitsa umutima. Ikintu cya gatatu, ni wa mugabo ugukeka bitewe nuko hari ibintu aba yirirwamo. Umukobwa wese w'inshuti yiwe mbese yumva ko anateganyaho ikintu, ntabwo ajya mwizera. Impamvu atamwizera nuko abazi yuko ibyo akora n'abandi bose babikora.
iyo ari umugabo wubatse usasanga induru buri munsi atakwizera. Iyo ugiye mu kazi uba ugiye mu bagabo, iyo ugiye ku isoko uri kumwe n'abagabo, iyo wakerereweho gatoya ntashobora kumva impamvu n'imwe wamuha yatumye ukerererwa kuba uri mu rugo. Nta nubwo ashobora no gushima Imana yuko akubonye wenda wagize n'ikibazo. Kuri we nta kibazo ushobora kugira cyatuma utabonekera igihe agushakiye. Niyo mpamvu ahubwo ari we usanga ahora ahigahiga muri telefone yawe, ahora acungacunga abantu utelefonana nabo, abantu uvugana nabo. Iyo ari abagabo biba ari induru, ntabwo yumva yuko ari umuntu mwaba muri kumwe gusa, ayumva yuko ari abagabo bawe. Iyo urebanye n'umusore cyangwa n'umugabo hirya aho ngaho n'utanazi, abazi neza yuko ari abagabo bawe murimo mucirana amasiri mu bintu nk'ibyo ngibyo. Umugabo rero ukunda gukina n'abandi bagore benshi n'abakobwa aragukekakeka, mwaba mwarabanye mwaba mutarabana, nuko nguko abameze. Ikintu cya kane ni umugabo cyangwa umusore ufite ba ex benshi. Ni wa wundi muzaganira akajya kubwira abantu bose bakundanye, haba n'igihe rwose bimucika akanakubwira nabo baryamanye. Umuntu rero ufite ba ex benshi akanabahoza mu mazina yabo akabakubwira, bivuze rero yuko ni ikibazo gikomeye cyane. Kugira ex si ikibazo, ariko noneho yanakubwira ko banaryamanye, ni gake y'umuntu yaryamanye n'umuntu abasha kumureka. Baravuga ngo aho yaciye ntihajya haca urwango. Ni wa muntu ubasha kukubwira yuko abakobwa benshi b'inshuti ze cyangwa abagore b'inshuti ze, kuko badafite abagabo benshi b'inshuti, niyo umubaje ati uyu muntu ninde muri kumwe, arakubwira ati ni inshuti gusa bisanzwe nta kintu dupanga. Ni wa muntu ugira aba ex benshi akagira inshuti nyinshi z'abakobwa n'abagore. Kugira inshuti nyinshi kugira inshuti z'abagabo z'abakobwa n'abagore ntabwo ari ikibazo, ahubwo reba fréquence ndetse uzanabisanga neza yuko igihe cyose abarangaye. Munari kumwe muvugana abarangaye, ntabwo umutima we ubura aho ngaho, kuko hari abantu benshi abarimo gutekereza batandukanye. Uwo muntu rero nawe ntabwo ashobora kubireka. Ikindi kintu gitandukanye cya gatanu, iyo agiye nta makuru ye wongera kumva. Mushaka kuvugana mu gitondo, yaba ari mu kazi ntazongera ntuzumva message yiwe cyangwa se na telefone nazaguhamagara, kuko afite abantu benshi, aba afite ntuza appointment n'abakobwa n'abagore benshi. Ntabwo zogera kumwumva, uzamubona agarutse, ariko nagaruka niwe mugabo mwiza wa mbere ubaho. Ni wa mugabo uzi kugusherisa akakubwira amagambo meza ko agushongesha umutima, ugahita ubona ko nta n'undi mugabo ku isi yose bahuye. Uwo mugabo rero abahugiranye cyane umunsi wose, ntabwo ushobora kumubona. Niyo mwarashakanye ntiwamubona, iyo mutarashakana ntabwo ushobora kumubona. Yari umukunzi wa wundi wowe wihebeye, ntabwo umubona. Ariko iyo yaje nk'uko nabivuze mbere, aguha impamvu zatumye ahuga. Ari mu kazi, niyo ari umugabo akaba yagiye akarara n'ahantu mubana, aguha impamvu z'impamvu yaraye, kandi wenda abasha kuba yari kumwe n'abo badamu biwe cyangwa se n'abo bagore biwe b'inshoreke ziwe. Icya gatandatu, ni wa muntu utajya gupresenta mu nshuti cyangwa mu muryango, muragendana. Iyo ahuye n'umuntu mwene wabo cyangwa n'inshuti, murinda mutandukanye, atavuze ati uyu ni fiance wanjye, uyu ni umukunzi wanjye, cyangwa se uyu ni umudamu wanjye. Ntabwo ajya ashaka kukugaragaza, cyane cyane mu bakobwa no mu bagore. Ntabwo ajya ababwira ati uyu ni umukunzi cyangwa se uyu nguyu ni mugore wanjye, kuko ntabwo aba ashaka kubababaza. Ababizi neza ko nababwira ati uyu ni umugore wanjye cyangwa se ni umukunzi wanjye bari bubabare. Niyo mpamvu atajya gupresenta mu nshuti ziwe no mu muryango we. Uhora uri umuntu uri akadomo katagaragara. Ikintu cya karindwi, hari n'igihe kamwiba ukumva aguhamagaye mu izina ry'umukobwa cyangwa ry'umudamu baryamana, cyangwa se wundi mukunzi we utazi. Buriya subconscious y'umuntu irakora cyane, ibibitse ibintu byinshi. Ibintu atashobora kukubwira biba birimo, ariko hari igihe kamwiba akabivuga atabishaka, cyangwa se mo kimwe akavuga izina ry'abakobwa cyangwa ry'abadamu baryamanye mu bihe bitandukanye. Ubwo rero n'uwumva umugabo avugishijwe akavuga izina ry'umukobwa cyangwa umudamu, ntuzagire induru, ahubwo uzashyiraho akabazo. Uwo muntu aba ari ingenzi kuri we, baba baranyuranye mu bintu byiza kandi bikomeye.
ntabwo rero ushobora kubimukuraho nubwo watera induru. Ibi byose ndimo kubivuga by'umwihariko ku badamu bubatse. Umugabo umeze utya ntabwo akizwa n'induru uzamuteraho, ntabwo azakizwa no kumufuhira, ahubwo kurushaho gufuha, urushaho kuvuga ubwambo bwinshi, umucyurira abo bagore biwe n'abakobwa, arushaho noneho ukamubura umureba. Icyiza rero ni uguceceka, kwirinda biruta kwivuza. Ceceka ubundi ubihe igihe. Igihe ntabwo kijya kirya ruswa, igihe kiragera nyine akajya hanze atitamaje we ubwe, abo ngabo abana nabo nibo bamutamaza. Haba n'igihe atera n'inda hirya no hino ukabona bamuzaniye umwana utari ubizi. Bihe igihe. Ariko niba wumva nta n'ikintu wanabikoraho, byihore, ntunabyegere, ntunabitekerezeho. Ubu ngende ndimo kwibwira cyane by'umwihariko abatarashaka, kuko ushatse umugabo nk'uyu nguyu ukavuga ngo uzamuhindura, ntabwo ahinduka. Buriya ingeso ntikurwa na reka nshuti yanjye, kandi akabaye icwende burya ntabwo kajya koga. Igikurikiyeho cya 8 ni wa mugabo udatinya guha komplima umudamu cyangwa umukobwa bahuye, nubwo mwaba muri kumwe uri umukunzi we cyangwa se uri umugore we. Ukabona umukobwa aramushoje ati uri mwiza, cyangwa se ufite imisatsi myiza, ufite uruhu rwiza, wisize neza, urahumura, wambaye neza, uraberewe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntabwo atinya kubikora muri kumwe. Gutanga komplima ntabwo ari byiza, ariko komplima zikabije nanone nizo gushyiraho akabazo. Ni wa mugabo udashobora kwitangira, ni wa mugabo udashobora kwitangira ku mugore kuko amenyereye abagore barenze umwe. Nta nubwo uzamutangira n'uzamukumira, ahubwo aho kugira ngo abahombe wowe yaguhomba. Niyo mpamvu rero yanjye ugomba guceceka ubundi ukabirebesha amaso. Icya 9 ni wa muntu ukunda gukorakora abagore aba ari bo bose. Ntabwo avuga ngo ni umukunzi we cyangwa se ni umugore wiwe bahuye, ahubwo n'abandi bahuriye mu nzira arabakorakora. Ni wa muntu abakorakora ku maboko, mu ntoki, ubona azikoraho ukuntu, ku mabere, ntanatinya no gukora ku mabuno. Ubwo rero umugabo utinyuka gukora icyo kintu nk'icyo aba ari umanayiza nyine. Mujyanye mwasohokanye muri ni fiance cyangwa n'umugabo wawe, murajyanye mu hantu mujya kunywera, yaba ari mu hotel cyangwa se mu bare cyangwa se mu restaurant, ahantu hose mwajya. Iyo haje umukobwa kubakira cyangwa se umudamu, ntabwo atinya kumukora ku mabuno ureba. Iyo anagenda usanga akomeza gukurikiza amaso. Abagabo bose nuko bakoze, ariko umugabo hari igihe aba yarenze umurongo. Ukabona umukobwa wese uhise, umugore wese uhise, aramukurikiza amaso kandi agatindayo. Ukabona ko ibiganiro murimo birimo biramubihira, urimo kumubihiriza, kuba mwicanye aho ngaho rwose akumva leta simbuka akajya kwirebera bariya. Ni wa mugabo wa wundi udashobora kwihanganira kuba muri kuganira ngo mumarane n'umunota umwe cyangwa amasegonda 30 atararebuzwa hirya no hino abagore. Niyo mpamvu uzabona ari nk'abagore bagira amahane, yabona akoze nk'icyo kintu akamukubita urushyi cyangwa se agahita haguruka akigendera. Nshuti yanjye, ibyo wakora byose umugabo umeze gutya uri umanayiza ntabwo abasha kubireka. Ikindi gikurikiyeho cya nyuma cya 10, yiyitaho birenze ibikenewe. Buriya mu buzima abagabo ikintu kibaranga nk'umugabo ntabwo ari isura, ahubwo umugabo wese arangwa n'ibikorwa akora nk'umugabo. Ariko umugabo buri munsi ahora aconga ubwanwa bwiwe, ahora yambaye neza, akicongesha buri munsi, ugasanga ibyo bintu arabiha umwanya cyane. Nuko abazi neza yuko abagore bakunda abagabo bari smart bakeye, noneho akabikora kugira ngo abone babagore n'abakobwa akurura. Niyo mpamvu rero yanjye kwirinda biruta kwivuza. Umugabo nk'uyu nguyu ntabwo ashobora kubireka. Kugira gutyo ukagira ingwano ugashaka n'umugabo umeze gutya, izi ni nk'amabendera atukura nimo kugushyiraho kugira ngo wowe utarashaka, waba umukobwa uteganya gushaka, yaba ari umugore uteganya gukora kwiromariya cyangwa se kongera gushaka bwa kabiri cyangwa bwa gatatu. Ibintu uyu mugabo umeze gutya ntabwo ajya ahinduka. Ni wa mugabo rwose ubona ko yaratwawe n'abagore, cyane cyane yuko wikubona umugore wundi ahita atekereza uburyo kimuburira ibire bumere. Niko abagabo bakoze, kandi ntabwo ari n'icyaha, ntabwo ari n'ikibazo, ariko kuko abikora kenshi cyane n'abagore batandukanye, agera bikamutwara umutima.
ni wa mugabo udashobora kunyurwa nuko umeze. Iyo yagushatse uri umuntu unanutse ahita yikundira abakobwa n'abadamu babyibushye. Iyo agushatse ubyibushye ahita yikundira abantu bakobwa n'abagore bananutse. Iyo agushatse uri inzobe anezezwa n'ibikara.